Nyambo akomeje kugira ngo urukundo rwa Niyori ndetse nawe rukure rugere kure. Nyambo akomeje gushyiramo akabaraga ngo urukundo rwe na Niyori rukomeze rusagambe. Guys, ariko turabizi ko nubwo Nyambo yemera Niyori byo gupfa, kandi tukaba tuzi ko Niyori yemera Nyambo byo gupfa, turabizi ko Niyori hari ahantu agera akaduhemukira. Turabizi ko Niyori ubu ngubu tuvugana hari undi mubano ari kugirana na Dete ku ruhande, kandi turabizi ko Dete ari kumushuka. Turabizi ko Dete ubu ngubu tuvugana ari kumugusha mu gishuko. Guys, niba uri umukunzi ibanga, urabizi ukuntu Nyambo yemera Niyori bya hatari. Urabizi ukuntu Nyambo akunda Niyori ku buryo yifuza kuba yabana nawe akaramata. Kandi na Niyori turabizi ko nubwo akunda Nyambo bya hatari, ariko Niyori afite akadefo ko kuba adakunda umuntu umwe. Turabizi ko Niyori nawe nubwo akunda Nyambo, turabizi ko afite akadefo ko kuba atemera kuba yatandukana na Dete. Kandi tukaba tuzi ko Dete kugira ngo urukundo rwa Niyori ndetse na Nyambo rube rwagenda nabi, turabizi ko ari Dete ubibiri inyuma. Niyori abantu bose bafata kimwe, Niyori abantu bose abizera kimwe. Niyori ntago azi ko abantu bose baba bari kugendana nabo bose ataba ari inshuti ye. Niyori akunda kugira akadefo ko kuba yizera abantu bose agakabya. Guys, Niyori turabizi ukuntu yumva ko Dete amukunda byatari. Niyori turabizi ko atemera kuba yareka Dete ngo babe banyura mu nzira zitandukanye. Kandi turabizi ko Niyori nubwo yumva atareka Dete, kandi Dete tukaba tuzi ko ikintu cy'abashaka cya mbere ari kugira ngo abe yatandukanya Niyori ndetse na Nyambo. Kandi Niyori we akaba yifuza kuba yagira inshuti nka Dete, kandi Dete tukaba tuzi ko imipangu ze zose ari ubu ziri inyuma. Ese guys, Niyori we mubona azafungura amaso ryari? Ese mubona Niyori imikino zaba arimo mubona zizamuvamo ryari? Ese ubona Niyori afite uburenganzira bwo kuba yibohora ku buryo yareka Dete akagenda wenyine? Guys, turabizi ko Nyambo ibi byose nibimugeraho bizamubabaza. Nyambo ubu ngubu tuvugana yamaze kwifuza ko yabana na Niyori akaramata. Ese guys, Niyori murabona kino kintu Nyambo amusabye Niyori murukona aragikora? Ese Niyori koko arubaka inzu yo kubamo we na Nyambo? Ese mudugudu we murabona araza kuwemerera akaba ari icy'ubutaka cyo kubaka, icyangombwa kibemerera kuba bubaka? Ese guys, mudugudu we kuba ari kubabwira ngo bagurishe imirima zabo, mudugudu we afite imizihe nyungu? Ese mudugudu kuba yumva ko abaturage bo muri kiriya giturage bagurisha imirima zabo bakimuka, ese mudugudu we inyungu afitemo ni iyihe? Guys, Niyori ntago tuzi ko aremerera Yves nawe mu mupango kuba yashuka igiturage cyose kikaba cyagurisha. Yves yabishushemo cyane. Yves bamuhaye akazi ko kuba yabwira abaturage bose binangiye kuba bagurisha ko bagurisha bakimuka. Ese murabona Yves biraza kumushobokera ko abaturage bose baza kugurisha bakimuka? Ese Yves muri kubona kano kazi araza kugashobora? Guys, turabizi ko Tereza atari umuntu wiyoroheje. Turabizi ko Tereza atari agafu k'imvugo ari. Turabizi ko Tereza akora ikintu cyo ashaka icyo adashaka akakireka. Tereza ntabwo tuzi ko kuri nyinshuro noneho Yves yamukomveka ku buryo yemera kuba yagurisha imirima ze. Yves afite akazi katoroshe. Yves afite gukora cyane kugira ngo abaturage bamwiyumvemo. Guys, turabizi ko Niyori ndetse na nyina kugira ngo babone ibyo batunze, Tereza icyo yakoze turakizi. Tereza yarihwekuye. Tereza yagurishije umuhungu we. Ese murabona kuri iyi nshuro noneho yemera akagurisha ubutaka bwe ngo ni ukugira ngo yimuke? Ese murabona Tereza we yemera kuba yamera gutyo? Guys, nibura bwa mbere ugeze hano kuri VK Empire mwaye ikaze. Ndagusaba kugira ngo bakora subscribe maze dukomeze tugende mu zindi benefits za filime yacu ibanga. Kandi nibura bwa mbere ugeze hano kuri VK Empire ndetse ukaba uri umukunzi wa filime yacu ibanga, ukakunda gukurikirana filime yacu ibanga umunsi ku munsi,
ndagusaba kugira ngo batanga ibitekerezo byawe ube wambwira, ese Niyori wowe ubona akwiriye kuba yakomeza kuba yakurana na Dete byihariye? Ese ubona Niyori yakagombye kuba akunda kuba yakurana na Dete, kandi tuzi ko Dete ibibaho byose ari uba biri inyuma? Guys, ndagusaba rero kugira ngo batanga ibitekerezo byawe umbwire ukuntu wiyumva, kandi murabizi ukuntu tubemera, murabizi ukuntu tubakunda cyane, murabizi ukuntu muri abantu b'agaciro hano kuri VNK Empire, murabizi ko ibikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi amwe tuba turukorera. Guys, rero igikorwa cya mbere kiba gikenewe ni ukuba wakora subscribe, maze tukajya dukomezanya tugendana mu zindi benefits zose. Guys, kandi rero ndagusaba kugira ngo nuve hano kuri VNK Empire kino kiganiro kitarangiye. Ese guys, wowe twigarukiye kwa Kiramani ndetse na Queen wiwe, ese ubona Queen ibintu byaba arimo byose naza kumenya ko Kiramani rero waje gufata irembi wabo, ubona Kiramani azaba agikomejanije na Queen? Twamaze kumenya ko ubu ngubu Queen yizera ko umubano we wihariwe na Kiramani wamaze kurangira. Twamaze kumenya ko Queen atazi ko Kiramani ari wo waje gufata irembi wabo. Queen twamaze kumenya ko yizera ko urukundo rwe na Kiramani rwarangiye. Queen azi ko Kiramani ibyo kumutereta yabivuyemo, kandi Kiramani noneho yasimbutse inzego nyinshi zo gutereta, we ahita yishyira mu rundi rwego rwo kujya gufata irembo ku muntu wadatereta, ku muntu wo batigeze bakundana. Ese guys, murabona Kiramani igikorwa yakoze atari igikorwa cy'uburwari? Ese murabona Kiramani ikintu cyo yakoze ari igikorwa cy'umuntu uzi ubwenge kujya gufata irembo ku muntu udakundana nawe? Mubona Kiramani we atarisumbukuruje agakabya? Guys, niba uri umukunzi w'ibanga ndagusaba ibitekerezo byawe, niba uri umukunzi w'ibanga ndagusaba kugira ngo batanga ibitekerezo byawe wambwira ukuntu wiyumva, kandi murabizi ukuntu tubemera, murabizi ko ubu ngubu tuvugana filime yacu Ibanga yafashe indi ntera, kandi ku muntu wese ukunda ibanga ndagusaba kugira ngo ntuzacikwe episode ari yose ya filime yacu Ibanga cyangwa se bende sincere yose ya filime yacu Ibanga ziba ziri guca hano kuri VNK Empire. Igikorwa cya mbere kiba gisabwa kugira ngo ube umunyamuryango wuzuye ni ugukora subscribe, maze ugashyiranga no kuri bagenzi bawe bake ufite nabo bakabona ubutumwa bwiza baba muri filime yacu Ibanga. Guys, Queen we agakino kose ka Kiramani ndetse na Kiramani, Queen we turabizi ko nta nagace avuziho. Queen ntagazi n'umuntu waje gufata irembi wabo. Queen yizera ko wamushiriwe ari wo waje gufata irembi wabo. Ese Queen murabona batamucangacanga bakakabya? Ese Queen murabona naza kumenya neza ko ari Kiramani waje kwifatira irembi wabo atabimumenyesheje, atanabiziho na gato? Urabona Queen noneho azongera kurebana mu maso na Kiramani bigashoboka? Queen turabizi ko nawe ari umuntu wihagararaho, ari umuntu uzi ubwenge, ari umuntu uzi urukundo icyo ari cyo. Ese guys, wowe nkwibarije gato ukunda ibanga, nk'ubu kano kanya umuntu wo muri inshuti utanazi ko akigukunda, uzi ko urukundo rwanyu rwarangiye, ndetse uzi ko nta n'urukundo mwigeze munagirana, ahubwo yaje kugutereta rimwe agahita abishyira ku ruhande, ukumva ngo yaje gufata irembi wanyu, kugufatira irembo, wowe wabigenza ute? Ese guys, wowe wamwakira nk'ibisanzwe cyangwa se wahita umukatira n'ubushuti mwe mufitanye bugahita burangiriraho? Guys, rero ndagusaba ibitekerezo byawe niba uri umukunzi w'ibanga, kandi ikintu cya mbere musaba ni ukuba wakurikirana benefits zose mari gukora umunsi ku munsi, kuko hari ibintu byinshi uba ukwiriye kuba wumvamo, kandi ibintu by'agaciro, ibintu biba bifitanye isano na episode ziraza kuba zasohoka. Guys, rero Queen we ari mu mazi abira. Queen ntagazi ikintu yakora kugira ngo abe yaba umuntu wamenya ibijya mbere mu gufata irembo. Queen aricaye aratuje, ntagazi umuntu waje gufata irembo iwabo. Kandi na Kiramani we murabona ko nawe afite ubwoba bwo kuba Queen yabimenya atarabimubwira. Ese Kiramani we naza kubimubwira
ko ari we waje gufata irembe wabo, mubona Queen azabyakira nk'ibisanzwe cyangwa se mubona Queen we azabyakira nk'ibintu biri aho ngaho? Guys, Queen nubwo yatangiye kuba yemera Kiramani akaba yamwiyumvamo birenze, ariko Queen turabizi ko iby'urukundo atabitekerezaga. Turabizi ko Queen atatekerezaga ko Kiramani yaza gufata irembe wabo. Guys, rero murabizi ko tubakunda, twigarukiye mu cyaro cyacu. Ese guys, Mutesi we araza gukomeza kwirya kuri uriya mugabo w'umukameramani waje kugura igiturage ngo baba bashoramari? Ese Mutesi mubona araza kumwemerera bagakomezanya kuba inshuti, cyangwa se Mutesi arahita yicira izo nzira? Guys, ndagusaba kudacikwa episode ikurikira, kandi murabizi ko umunyamuryango wese ukunda ibanga ndetse akaba anakunda gukurikirana benesensi zose ziba ziri gucana no kuri Venke Empire, arabizi ukuntu tubakunda cyane, arabizi ukuntu muri abantu b'agaciro kuri filime yacu Ibanga. Kandi ikintu kijya mbere kuri filime yacu Ibanga, turabizi ko filime yacu Ibanga igizwe n'ibintu bitatu: ubugambanyi ndetse n'urukundo ndetse no kuba umuntu ataba umwizerwa. Turabizi ko filime yacu Ibanga ikintu kiba kirimo cyane, kiba gitumye filime yacu bibanga n'ubugambanyi ndetse no kuba umuntu afite amabanga menshi yihariye abantu benshi batamuziho. Turabizi ko Papa Kiramani nawe ibanga arifite, kandi ibanga rizamucisha umutwe nirimenyekana. Kandi turabizi ko na Tereza nawe afite ibanga rizatuma yangana n'umuhungu we igihe rizaba ryagiye hanze. na Gahima nawe nuko yatangiye kugira amabanga yihariye. Yves we nta karusho, Yves we aba afite amabanga y'ubupfu, aba afite amabanga y'ubugoryi. Guys, rero filime yacu Ibanga murabizi ko ihari, kandi namwe mukunda ibanga turabizi ko muhari. Kandi niba uri umukunzi w'ibanga wihariye ndetse ukaba uri umukunzi w'ibanga wa nyawe, ikintu cya mbere ngusaba ni ukuba wakora subscribe hano kuri Venke Empire, maze tugakomeza tukagendana mu bikorwa byose turi kubageza umunsi ku munsi. Nyambo we yifuje kuba yabana na Niyori akaramata. Ese murabona yino ntego baraza kuyigeraho? Niyori na Nyambo bihaye intego yo kuba babana, kandi turabizi ko mu kubana kwabo hari umuntu bitaba bishimishije, nubwo muri kano kandi turi kubona hugiye mu by'amafaranga. Yves turabizi ko mu kubana kwa Niyori na Nyambo turabizi ko nta na gake bimushimishaho. Turabizi ko Yves mu kubana kwa Niyori na Nyambo bimubabaza cyane. Ese Yves we naza kumenya neza ko ubu ngubu tuvugana Nyambo ndetse na Niyori bagiye kubaka inzu yo kuba babanamo, Yves warabyakira ute? Ese Yves mubona arahita akora iki noneho kano kanya? Ese Yves noneho murabona araza gushyiramo imbaraga mu kuba yatandukanya Niyori na Nyambo? Guys, Yves arwanira ubusa. Yves ntago tuzi ko intego yo yihaye yo kuba yatandukanya Niyori na Nyambo ntago tuzi ko yayigeraho byoroshe. Kandi na Nyambo turabizi uburyo yemera Niyori, ntago yemera kuba yamureka gutyo. Guys, rero niba uri umukunzi w'ibanga, ikintu cya mbere ngusaba no kubatanga ibitekerezo byawe, maze tugakomeza tukagendana mu zindi benesensi zose mari kubageza umunsi ku munsi. Ikintu cya mbere kiba gikenewe no kuba watega amatwi ukumva ibiraza kuva muri benesensi mari kubagezaho, ndetse ukanakurikirana episode ya filime yacu Ibanga ziba ziri guca kuri Miss Nyambo umunsi ku munsi. Guys, rero murabizi ko Dete akomeza kwikurura kuri Niyori. Dete turabizi ko nawe umugambi mubi afite wo kuba yatandukanya Niyori na Nyambo, turabizi ko nawe uzagera ukamunanira. Turabizi ko Dete ubu ngubu tuvugana nawe aka kanya agiye kuba ahugiye kuri Gahima. Ese Niyori na Nyambo baba babonye amahirwe ya nyuma yo kuba bakundana, urukundo rwabo rugakomera? Ese Gahima yaba agiye gutuma Dete ahuga ku buryo noneho Nyambo na Niyori basubirana burundu?
guys turabizi ko Nyambo na Niyori kugira ngo babe babana burundu ndetse na Yves bahari biragoranye, ariko turabizi ko ikintu cya mbere gitsinda ari urukundo. Turabizi ko ikintu cya mbere gituma umuntu abaho ni ukuba afite abantu bamukunda. Guys rero murabizi ko twebwe filime yacu Ibanga ihari, namwe mukunda Ibanga. Turabizi ko muba muhari umunsi ku munsi, turabizi ko ibikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi ari mwewe tuba turi gukorera. Guys rero murabizi ko twebwe tudatinda mu magambo, murabizi ko ibikorwa ari byo byivugira. Ikintu cya mbere ngusaba ni kuba watanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu wiyumva, kandi ikindi cya kabiri ngusaba no kuba wakora subscribe maze tugakomeza tukagenda muri ibikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi. Kandi ndabakunda cyane, muri abantu b'intwari.